Yo ukuntu mbifata umuntu wanyweye nk'ibyo biyobyabwenge nta mitekerereze mizima aba afite kuko usanga ibintu byose abona isi izenguruka. Yesu ashimwe abateze amatwi biri imbaraga zacu. Tugarutse kandi mu kiganiro n'urubyiruko bakorera Imana b'abaririmbyi, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu by'insanganyamatsiko ikomeye cyane. Olive, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye ntugire ngo riroroshe. Ni insanganyamatsiko ikomeye. Muri ADPR musengera ajya habamo ibitaramo by'urubyiruko? Bibamo cyane. Dufite ikibazo kigendanye n'urubyiruko. Leta yacu idukunda ihora ireberera abana b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Umuryango nyarwanda ufite ikibazo ku rubyiruko. Ubu bari mu biruhuko, abandi batiga nabo bari hanze bari gutwara inda z'indaro. Uyu munsi ndi kwifuza yuko nk'abakobwa tuzimukijijwe mwiyeguriye gukorera Imana, turi kwifuza yuko ukora umusanzu wawe kugira ngo ukangure urubyiruko. Hari abari kwambara ubusa bakajya kuri public bakica umuco nyarwanda. Mubibona muti ibi bintu biri guterwa n'iki? N'amasengesho make? Ni twebwe abapasiteri batari gusenga? Ni mwebwe ubutumwa bwanyu bimeze bite? Muri kubibona muti? Ubundi ikintu kibitera cyane bavuga ko bagomba kujyana na viziyo nk'ibyo bintu biri analogue bitakigezweho, bagomba kugendana n'ibiri digital. Ako baribeshya cyane. Ubundi ntago kwambara ibintu bidahesheje umuntu agaciro aribyo bigaragaza ko wenda iterambere afite iterambere cyangwa se arenze mu bintu byose bishoboka. Ahubwo kwambara neza byubahisha umuntu, kuko ubwenge bugaragarira mu bitekerezo, ntabwo bugaragarira mu myambarire y'umuntu. First of all, ikintu nabagiraho inama n'ikintu bakunda kwibeshyaho cyane, ntabwo kwambara nabi aribyo bigaragaza ko umuntu asirimutse, ntabwo kwambara nabi aribyo bihesha umuntu agaciro. Turi abanyarwanda nk'uko dusanzwe tubishishikarizwa kwambara neza. No mu nsengero zacu barabitwigisha. Imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, ishinzwe kuramya. Abantu babona bakatwigiraho imyambarire yacu. Hari abantu babona uko twambaye bakatwigiraho, bakaba banakizwa bitewe n'uko babona twambaye, kuno tubonaho umuco wa kera. Ibyo rero navuga ko ari ryo shema ryacu. Rero kuba umuntu yatakaza uwo muco ni ibintu bigayitse cyane. Ntabwo ari ngombwa ngo twigane amahanga, ahubwo tugendere ku ndangagaciro zacu nk'abakristo. Ku mbuga nkoranyambaga hari gucaho ibintu, polisi bacu Kabera yagowe bari kumuha akazi gakomeye cyane mu bitaramo, bari gutuma inzego z'umutekano zigira akazi katari ngombwa. Ese buriya ni ngombwa ko polisi ihaguruka cyangwa Minisiteri y'Umuco ngo ihaguruke idufashe kurwanya ibyo bintu? Twebwe nta musanzu wacu, twebwe nk'abashumba dufite message idukangurira gushishikariza urubyiruko twahawe n'akarere kacu, dushishikariza kubwira urubyiruko ruve mu mico, ruve mu biyobyabwenge. Noneho hari abo bari kwambara ubusa, hari abandi banyweye urumogi rwabishe ijisho ryenda kuvamo. Urumva ngo kandi ngo iyo banyoye urumogi ngo rubashyira ngo muri, hari imvugo bazinye ngo ni swing. Urumva twingi rero ngo utarunyweye ngo uri mu Babiloni, ngo ntabwo ubwenge baba buri gukora neza. Mwe mubibona muti? Mubona koko umuntu utanyoye urumogi aba ari Babiloni? Ahubwo njyewe ukuntu mbifata, umuntu wanyweye nk'ibyo biyobyabwenge nta mitekerereze mizima aba afite, kuko usanga ibintu byose abona isi izenguruka, ngaho ari kwikubita hasi hirya no hino. Nyine wenda uko aba yumva ko ari ugaragara nk'aho afite ubwenge, ariko ni hafi ya ntabwo. Kubera ko
ibintu nka biriya byica mind z'umuntu. Ibintu wakagombye gutekereza ngo bigire aho bigukura naho bikugeza sibyo uhita utekereza, kuko iyo babinyweye mind zirahinduka, ugasanga imitekerereze irahindutse n'iterambere ugasanga ni ntaryo, icyo ahora atekereza ni ibiyobyabwenge gusa. Njye rero icyo navuga ntabwo mfite ubushobozi bwo guhita bibakuramo gutya direct ngo bikunde, ariko wenda hagerageza gutanga inama zihagije. None se Tama, wowe inama watanga bahakorwa iki kugira ngo iki kintu we ntabwo kikubabaza ukibona? Kirambabaza cyane. Iyo mbona abakobwa bagenzi banjye biyambika ubusa kandi biba bintu nta gaciro bihesha umuntu. Kwambara ubusa siko kugera aho ushaka, kuko umuntu ushaka kuzubaka urugo ntabwo yambika ubusa. Wiyambitse ubusa umuntu uzaza kugushaka yaza gushaka ariko uvanguki. Umugore wanjye yambika ubusa reka mushake amesha agaciro kubera ko yambika ubusa. Biragayitse cyane kuko n'ubundi uko abantu basanzwe biyambika ubusa ntago babyambara hariho hose. Hari aho babyambara naho bagera bakiyambika bakikwiza. Nimba utabyambara hose kubera ko hari ahantu babigayitse wakabiretse ko nta gaciro bihesha n'abantu banywa urumogi. Umuntu wanyoye ibyo biyobyabwenge n'ubundi ntabwo bagira ikintu icyo ari cyo cyose aragikora, kuko hari indi nana abarimo n'indi reva bariho ibitandukanye n'abantu bari normale barimo gutekereza neza. Nabinginga mbasaba muhindukire. None se umuryango nyarwanda cyangwa se hano twe turabakristo sibyo? Twe nk'abakristo dufashe iki leta? Dushyireho ibiterane by'urubyiruko, dushyireho ibyumba by'amasengesho by'urubyiruko, dukora iki kugira ngo byibuze abana bacu, basaza bacu, barumuna bawe ni iki? Donc gira message utanga yaba ari kuba pastor cyangwa se ari kuri urugo rubyiruko, ni iki cyakorwa kugira ngo abantu babone uyu mwijima ubuditse amaso yabo? Of course twongere biterane cyane, tubabwirize ubutumwa, nubwo tujye tubikomeje nubwo tubitanga, ariko twongere kuko vize turi kugenda twerekeramo iri kugenda yiyongera cyane uko bwije nuko bikeye. Byaje ngo by'ubutinganyi n'ibintu byinshi biri kuza byagiye birimbura abantu bacu ba kera i Sodoma n'i Gomora. Ni ibyo ngibyo aya maviziyo tugatanga ivugabutumwa cyane, tukareba ko ari aba bahindukira. Ni ukuri biteye agahinda. Hari umukobwa muhura ugahita ushaka gukwepa ukavuga uti si uko ku mana yanjye uyu muntu ari mu muhanda, azi ko mu muhanda harimo abantu, ari mu muhanda azi ko ari kunyuramo abantu, yambaye ibintu ngo ntiturebe. Twebwe rero abagabo twararenganye ngo ntiturebe ngo ni uburenganzira bwe. Ibintu byose byabaye uburenganzira, kuko mubona biriya bintu ari uburenganzira bwabo cyane uku kuduhohotera. Yego wenda niko abantu benshi babifata, ukuba yagira ibyo yambara ni uburenganzira bwe, agomba kwisanzura akakora nk'uko babishaka. Ariko hari igihe umuntu arengera bikaba ngombwa yuko agira, hari n'umuntu ukora ikintu akagira ngo ikintu ari gukora ni cyo kandi atari cyo, bikaba ngombwa kumwegera ukagerageza kumwereka ko ibyo bintu akora atari byo. Nk'uko dusanzwe tubitanga ibiganiro muri korali, ibiterane byo gushishikariza abantu ngo bahinduke, n'ejo bundi twari tubifite, ni ukubyongera hamwe n'Imana wenda byakunda. Ni amasengesho menshi navuga, wenda bizakunda. Rubyiruko muduteze amatwi, abantu b'urubyiruko, ababyeyi, iki kibazo kibangamiye sosiyete nyarwanda, birabangamye cyane birenze. Bose turasaba ababyeyi, turasaba abarezi, abarimu, turasaba abapasitoro, abahanzi ku giti cyabo, rwose twese duhaguruke nk'abanyarwanda turwanye ibintu byo kwambara ubusa, ibintu byo kunywa urumogi, ibiyobyabwenge, kunywa amasuruduwiri, ibiyoga bidasobanutse. Ibi bintu rwose urubyiruko
mwere kwiyahura kuko ejo mwe muzubakwa u Rwanda rw'ejo. Hari ikindi kintu cyo kimbabaza nani Olive, hari ibintu nabuze ukuntu nabuze imbaraga mbese zibirwanya neza ngo okay, hari ibintu, hari abakobwa njya ndera rimwe na rimwe nkunda kugira abana benshi mfite, ariko ngira abana bamwe bakaba mu rugo nkabashyingira nkagira gute. None nigeze ndabaza niye mpamvu abakobwa bo muri iyi minsi bajya gusura abasore muri geto, ukaba utashobora kujya gushaka utarasura umukobwa muri geto. Tama ikintu ntacyo ugezeho, nta muntu nakubwira ngo ntabwo twabiganirira aha, ngo ugomba kunsura, ngo ukaza mu rugo, ngo tukabiganira, ngo impamvu abakera ngo ni ibya kera, ngo ibi bigezweho rero ngo ni ugusura umuntu muri geto. Ubundi muri Yesu y'umuntu muri geto ntabwo uba ukururiye umwuka y'indaro cyane rwose. ubundi biri icyambere cyo uwo muntu uba ugiye kureba si umusaza wawe, si mubyara wawe, sibyo. ndera ibyo uzahurirayo nabyo byose uzabyirengera, kubera ko niba umuntu agufiteho objectif nziza cyangwa agufiteho intego nziza, yumva ko wenda muzabana ariyo ntego ye cyangwa se aricyo agamije, kubera ko atagusangiye iwanyu ngo muze muganire. Ahubwo aramanza akanakubaza ngo ni umupasiteri ukiri muto yanganira n'urubyiruko kandi n'inshuti zanjye, urubyiruko n'inshuti zanjye. Hari igihe amanza akakubaza ngo mbese uraburiye wenyine yakumva mama wawe yakumva mama wawe cyangwa musaza wawe arabariyo, akakubwira ngo reka ubwo rero turabihindura kuko se yatuma tuganira. Iyo bimeze bityo rero uhita umenya urwego wamushyiramo n'ibyo ashaka, aba yagaragaje uwo ari we. Wose umuntu wo cyakora ushaka kujya muri ibyo byo kwinezeza, nawe ubishaka nkawe muhuje intego, icyoke mwajyana. Ariko uri umuntu ufite objectif yo kwiyubaha no kuzereka iwanyu ibirori no kubahisha Imana, ntago wamara ntawe n'ikintu mwavuga n'imitsi nk'ibi, ntago bibaho nyine tayari wo kuba wamaze kubona icyiciro arimo. Umuntu arabikubwira yego barahari cyane. akubwira ngo umusure, akubwira ngo umusura agahita kwereka n'inzira nyinshi z'ukuntu wamusura. Mugitangira kuganira bwa mbere akakubwira se ndazi iwanyu ugiye kunyerekana, nituganira kubanza kuganira tukabanza twumvikana, ubundi ukazanjyana iwanyu uri kunyerekana. Ariko izo ni inzira zose z'abashaka kugira ngo akugwishe mu byaha cyangwa akwangiriza ubuzima bwawe, future yawe ayihindure. Icyo nababwira, uzaba wawe niyo wamukanira bingana bite ntahajye, kuko uba wirengera naho umurengera ibyabagiraho ingaruka. Yego. Noneho dusoza, hari ibindi bintu bikunda kubaho ikiganiro ni narabuze urubyiruko tugikorana, niyo yagize umugisha ndababona. Hari ibintu bibaho twebwe, ariko muri ADEPR nzi ko birimo iyo nuzibamo iyo somo ribamo, kuko twese turi amatorero y'umwuka nutwe tuba Pentecote, ariko ari ibintu abantu bakora batazi ko ari icyaha. Urugero, ubu ngubu ukajya gusura tumwite Rufonse, sibyo? Ni fiancé wawe pe, wenda ni nabyo bafashe n'irembo, uri kubona koko kabisa ko ibintu muri kudiringa ari sawa. Noneho ugezeyo aguteye inda, yandigeze mu meza angahe mutangiye kunegosiya pasiteri n'abadiyakoni, mugire vuba mudushingire papa kugira ngo itagaragara. Ukaza imbere ya pasitoro witwikiye nk'umukobwa isogi, urumva? Noneho tukarambura ibiganza tugashingira umukobwa. Ibi bintu tubyiga bihumanya impano y'umushumba cyambere, byica impano y'umushumba. Ejo twaba tutakerekwa ngo riya yarazimye, kumbi nimwe mwagiye mutubeshya mukazimya impano zacu. Ihangane nawe mbakiremo, sibyo? Hanyuma urubyiruko rubyumvireho, ibi bintu ni icyaha, Imana yanga urunuka. Hanyuma umva ikibazo kivuka, barabashingiye ugiye utwite cyangwa ugiye waratanze icyo mwita avance, sibyo? Hanyuma ugeze mu rugo rwawe, iyo ugeze mu rugo rwawe, urugo rwawe ejo byanga bikunze, umuntu wese uri kunyumva washinze uru rugo muri ubu buryo, ndakubwiza ukuri umugabo waguca inyuma, aguca inyuma, ubyango byemere aguca inyuma.
igihe kuko nihishurirwa njye mfite bitari n'ibyo twize muri teoloji cyangwa bisanzwe, nihishurirwa mfite ry'umwuka. Byanga bikunze urwo rugo ntabwo ruzarama, nirunarama ruzajya rubaho ku mijugujugu, kubera ko cya cyaha mwabanje gukora mbere kizajya gikomeza kibwire wa muntu ngo uyu muntu si umwizerwa, uyu muntu si umwizerwa, uyu muntu si umwizerwa, uyu muntu si umwizerwa. Ori ndakubwiza ukuri Tamari, uko byagenda kose ntabwo azakwizera uwo mugabo, azanaguca inyuma. Urumva? Urubyiruko badukurikiye baduteze amatwi babyumve ibi bintu babimenye, n'Imana yamishuriye iki kintu. Irambwira ngo ingo z'abantu impamvu kuko nandi gusengera amadivorce kunda kubaho. Ndavuga ku cy'abantu bakuru ubukwe ejo bundi bakoreye mu nsengero, kandi Imana bavuga ngo warabivuze ngo wabivuzeho, none kubera iki ejo basezerane ejo bakaba bakoze divorce, bituruka kujya bavuga ngo urugo rwabo barwubakiye ku bizira. Niyo mpamvu ibintu byabo bitazarama, ngo baragenda bakabeshya itorero, bakanabeshya Imana ihita yohereza umuvumo mu rugo rwabo. Noneho ejo bagahora baryana, hakabamo no kutanyurwa, ariko muri bakuru ntabwo muri abana, kutanyurwa ko bashakanye. Donc umugabo wawe ntanyurwa, akajya abona ejo yakuzanye ari kubona uri umukobwa, ariko akajya avuga ati apo kubera iki? Urumva mukaba mushobora kuba muri kumwe mu gitanda ari gutekereza undi wo kuri twahageze, kubera icyo kintu wazanye wowe. Mwewe muri profise ndabibabwiye twicaranye, umva niba ari umugabo wawe yarakubwiye ngo muzabana, ni wibeshya bikagucika, uzamenye ko urwo rugo ngo haye abana babiri wa gatatu uzamubyara uri iwanyu, uzaba wagiye, kuko bizageraho bikunanire kubera kuguca inyuma. Nugeraho uvuga utewe ibyo, kandi byo kwitwaza ngo arasenga ngo baba mu rusengero, ibyo bintu byikuremo. Nashaka baririmba muri korali imeze gute, nashaka bayerekwa bimeze gute, ntazanyurwa, kuko Imana ihita ivuma rwa rugo. Ni Imana ibikora, ntabwo ari Satani, ni Imana ihita ibavuma, kuko mwubakiye ibintu byanyu kuki kinyoma. Kandi wizugira ubwo uri oya jembo jewe njye ntabwo ngize ubwoba. Yego wenda njye ntabwo mbifiteho experience ihagije, kuko ntabwo iyo ntambwe nari nayigeraho. Hari step nari nageraho wenda yo kubisobanukirwa birenze, ariko nanone nk'uko bivuze gutya ndabyumvishe, cyangwa se n'uko abandi babivuga, ubundi ibintu byose bishingiye ku cyizere. Yego, icyizere ubona ku muntu nicyo kikwereka uwo ari we, naho icyizere cyatakaye nyine ubwo byose biba byarangiye. Ahita gutera icyizere, kuko ahora ari kuvuga ngo uyu muntu se uko yabyagenze nanjye undi se ninjye njyenyine yasuye, arinza ngana kuri yari ngiye murambagije njyenyine. Ubwo n'abandi bose bagiye bamubaza, byagiye bigenda gutyo. Niko yanarize, niyo muri kumwe, niyo no mu rushunge bari kubitekereza. Ariko ati umuntu nubwo mwiziritseho ko cyagiye nagiye yaje kunsura, bigacamo, yagaruka bigacamo, uyu muntu ubundi ubu ni seriyera. Uyu muntu ni seriye. Ngaho rero dusoze dutanga message, tubwira urubyiruko bagenzi bacu, tugira ukuntu tubabwira, yaba bajya mu mageto, yaba mu biyobyabwenge, yaba ari gutwara inda z'indaro, kuko umuntu ashobora no kubwira ngo muzajyana ari kukubeshya. Nta musore w'iki gihe usigaye utereta ari kubwira ngo mugiye gusambana, no, arakubwira ati oya danzana kujyana. Yarangiza kukureba kabiri gatatu akavuga ati pu genda, akajugunya hanze. Mutange inama kuri iki kintu. Icyo twavuga namisoza, mbese muri muntu wese agenda atanga message. Icyo twavuga ntibagarukira aho ngaho, kubera ko ikintu cyiza cyose kibyara icyiza. Ariko iyo ukoze ikintu kibi, amaherezo kivamo ikintu kibi. Uko tumeze rero twese nta wifuza ibibi, haba muri ubu buzima tubayemo ndetse n'ubwo tuzerekezamo. Reba niba wumva ko ibintu byawe bizakomera cyangwa bizagira imbaraga, nawe ugomba kubigiramo uruhare.
inama zatanzwe nk'uko pasiteri abivuze n'izindi zigenda zitangwa buri munsi, tugerageze tugire imico myiza. Niba umuntu anakoretse ko afiteho gahunda nziza iti oke ni byiza, ariko ntiyitwaze icyo kintu ngo akugeze ahantu habi akomeje kugendera kuri icyo kintu. Ni byiza ariko nawe wirinde, kubera ko ndabizi Satani aba ari hafi yacu. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ry'Imana yabwiye Kayini, irangira amubwira ngo dore ibyaha biri kwitugatugira ku muryango w'inzu yawe, ngo ni wowe bishaka, ngo ariko ufite kubitegeka. Bivuze ko biza rero biduhiga kandi bifite imbaraga, ariko Imana yaduhaye ububasha bwo kubitegeka. Rero hamwe no gusenga ntabwo biba byoroshye, ariko hamwe no gusenga Imana igenda idushoboza kandi ikadukoresha iby'ubutwari. Mugarukire aho dukora ibyiza, natwe tuzabona ibyiza. Imana ibahe umugisha. Tamari soza. Nanjye ku byo mugenzi wanjye avuze birahagije rwose, inama yawe kuko ariho ufite future yawe mu ntoki zawe, ufite ukuntu kuzajera. Ariko inama nakugira, kora ibyiza kuko nibyo bifite agaciro, nibyo bizakugirira umumaro. Murakoze cyane. Reka dusoze dusenga, n'ubundi mubasengera urubyiruko, mubasabira imbaraga n'ubwenge. Senga uri Imana yacu, Imana duhanze amaso, Imana yatureze, Imana yadukujije, Imana yarinze ubuzima bwacu ikaturindira ubuhamya. Izina ryawe niryubahwe. Mu kugukorera harimo inyungu nyinshi, tugenda tubibonesha amaso yacu nk'igihombo ku batarakumenya. Turakwinginze, sanga imitima y'abantu binangiye, ubahindure Data, ubagwerure kuri wowe, kubera ko kuri wowe niho hari ubuzima bwiza, kandi ubuzima butanga icyerekezo kizima. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo umugisha utanga nta mubabaro ujya wongeraho. Kandi ukomeze kubigisha no kubahugura iyo bari, kandi ubatera ishyaka ryo guhinduka. Tubashyize mu maboko yawe, ubagaruze ubugwaneza bwawe. Natwe ukomeze kutugenderera, kubera ko ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Natwe ukomeze kutwambika imbaraga zo kunesha isi n'umubiri na Satani. Urakoze kuri kumwe natwe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.